utazagira icyo witwaza uvuga ngo isengero zirakinze, ngo gusenga wabuze aho usengera, wabuze ukubwira ijambo ry'Imana. Kandi sitwirengagize ko hirya no hino mu Rwanda hari amaradiyo menshi kandi aganira ijambo ry'Imana bikagera ku bantu bose nta kiguzi. Rero niba ufite amahirwe yo kugira ikoranabuhanga ubasha kureberaho cyangwa kumvira ijambo ry'Imana, n'umugisha kuri wowe, ndetse birakwiriye ko ibyo ukura hano ubibwira n'abaturanyi, ubibwira inshuti zawe, ukabibwira n'abavandimwe abadafite uwo murongo. Byaba byiza ukanabereka, kuko biba byiza iyo umuntu yumvise ikintu cyiza akanagisakaza mu bandi kugira ngo nabo kibagirire umumaro. Ari indirimbo ivuga ngo numara kwemera Kristo nk'umukiza wawe umuhamye mu bandi ibyo yagukoreye, sibyo? Numara kwemera umukiza wawe Kristo umuhamye mu bandi icyo yagukoreye. Reka mvuge ku ijambo ryitwa, nahaye umutwe uvuga ngo nimusenge mutagwa mu moshya. Ndimo ndategura amafilime atandukanye, ariko ni amafilime azaba agamije kwigisha abantu. Naritegereje muri iyi minsi, muri iki gihe tumaze mu rugo, cyangwa se muri iki gihe turimo cya COVID-19, mbona uburyo abantu banamutse, urebeye mu mwuka utarebeye mu buryo bw'umubiri gusa, biteye ubwoba. Kuko nawe ufite smartphone urabizi, uri kuri za groupe zitandukanye, ariko iyo hagize umuntu wohereza ijambo ry'Imana rifite amagambo arenze 30, ako kanya uhita usiba. Ufite amagambo arenze 5 ubiha akanya gato. Ufite interuro imwe uyu mwanya udakwiriye. Ariko kukubwira ko ahantu runaka byacitse ubiha agaciro ndetse ukabyumvamo cyane, kumva ushaka no kubimenya. Kukubwira ko runaka cyangwa ahantu byagenze gutya byacitse, wumva ari inkuru amatwi yawe n'amaso yawe bikeneye kureba no kumva. Ariko reka nkubwire, ni nayo mpamvu nafunguye uyu murongo. Nafunguye umurongo ngamije iki? Narebye ibyo bintu byose uburyo abantu bameze, anshyiraho gahunda yo kuba twakora inyigisho zirimo ijambo ry'Imana, ariko ziciye mu mafilime, mu buryo bwa filime. Ugakurikirana inkuru uburyo umuntu agwa, ugakurikirana inkuru uburyo umuntu akizwa agafata umwanzuro, ugakurikirana inkuru uburyo umuntu aba mu rusengero ariko mu by'ukuri ari umubiri urimo gusa umutima utari mu rusengero. Kuri iki cyigisho neguye uyu munsi, n'icyigisho kivuga ngo musenge mutagwa mu moshya. Nabikuye ku ijambo rikomeye Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yari i Getsemane. Turisanga hano muri Matayo, Matayo 26 ku murongo wa 41, sibyo? Reka dusome muri Matayo ku murongo wa 26, reka dusome ku murongo wa 41. Reka dore ku murongo wa 4 wa 40 ku mbabarire. Agarukaho abigishwa bari asanga basinziriye. Abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana maso nanjye isaha imwe? 41 avuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya, umutima niwe ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Mube maso musenge mutajya mu moshya,
umutima ni wo ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Nagiye nganira n'abantu hirya no hino, abantu batandukanye, ariko nza gutungurwa n'ikintu kimwe. Kenshi iyo uganiriye n'abantu ijambo ry'Imana kuri ubu usanga bashaka kuryumva ari bake. Umuntu ukumva ko atari mu rusengero aba yumva ko gukizwa bitoroshye. Umuntu ukumva ko atateranye mu cyumba cy'amasengesho aba yumva ko gusengera iwe mu rugo cyangwa se mu mutima we bitoroshye. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ubundi umukristo, kuba umukristo ni icyemezo umuntu afata ku mutima akakibika mu mutima, kandi bikaba nka signature, bikaba gusezerana isezerano bita ubudahemuka. Iyo umuntu afashe umwanzuro witwa gukizwa cyangwa kuba mu Mana, bijya bigira umugisha n'umumaro kuri we, kuko nta kintu na kimwe cyabasha kumuhungabanya, kibe inzara, kibe intambara, kibe urugamba urwo ari rwo rwose. Naho yateshuka bimurya, biramubabaza, yumva ko yatatiye igihango, akagaruka mu murongo, agaca bugufi, agasaba imbabazi. Iri jambo nsomye riri muri Matayo 26 ku murongo wa 41 rivuga ngo mube maso, musenge mutajya mu moshya. Ni igihe Kristo yari yegereje finali y'urugamba, yari mu rugamba rw'amahina, hahandi intambara ikomeye, uba wumva nta bundi butabazi, bikaba ngombwa yuko utekereza cyane, utekereza ahandi hantu wakura ubundi butabazi, butavuye ku mafaranga yawe, butavuye ku nshuti zawe, butavuye ku bana wabyaye, butavuye ku muryango n'abakomeye muziranye. Birasa iyo ugeze muri urwo rugamba, iyo ugeze aho ngaho dushobora kwita mu mahina, hahandi urugamba ruba rushyushye, hahandi ubona imbaraga ufite zawe ziba zitakibashije gushoboka. Reka nkubwire, jya ukora attention kugira ngo uhubuke. Wihubukisha amafaranga, wihubukisha imbaraga ufite, wihubukisha icyubahiro. Banza utekereze wakora iki. Bwana asifiwe sana. Yesu ageze muri uwo mwanya, abwira abigishwa be, aravuga ngo birakwiye ko mumperekeza nkabereka aho tujyana. Bazamuka ku musozi bajya gusenga. Nta yindi decision Yesu yagombaga gukoresha uretse kugisha inama se, kugisha inama ijuru, guhamagara mu ijuru akababwira ngo noneho ndumva umubiri wanjye ufite imbaraga nke, urimo uranyereka yuko kubabara kwanjye kugiye kuba kurekure. Umubiri wanjye urimo uranyereka yuko umubabaro ugiye kwinjiramo ntigeze winjiramo. Umubiri wanjye urimo uranyereka yuko urugamba ndimo nazarutsinda. None nitabaje ijuru, nitabaje wowe Data wa twese uri mu ijuru, wowe uvuga bikabutegeka bigakomera, urebera hose icyarimwe, umenya inama za buri wese ukabasha guca inzira. Ngira inama. Arapfukama, ararira amaraso, arira amarira avanze n'amaraso, abira icyuya cyinshi cyane, abwira Uwiteka, aramubwira ati nyemerera. Haleluya. Ariko asiga abigishwaho hato, aravuga ati muntegerereze hano isaha imwe. Ese ujya ufata iminota ingahe wiherereye wenyine utajyanye n'inshuti zawe? Ujya ufata iminota ingahe wiherereye wenyine utajyanye n'umugore wawe, wiherereye wenyine nta mwana wawe ubizi? Ujya ufata iminota ingahe, ujya ufata amasaha angahe yo kwiherera pasiteri wawe atabizi, yo kwiherera umunyamasengesho mugenzi wawe atabizi? Birakwiriye ko hari igihe kigera mukaba mwakihererana. Ariko Yesu ngo asiga ba Petero, asiga abigishwa, aravuga ngo nimuntegerezeho hatoya, ngo yigira hirya ho hato, ngo arapfukama abwira Data wo mu ijuru, aramubwira ngo Data wa twese uri mu ijuru, mu by'ukuri niba bishoboka, kuko umubiri wanjye unaniwe, iki gikombe kindenge,
ariko ntibibe uko nshaka, kuko ugushaka kwanjye kurananiwe. Haleluya. Rero ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ijuru, bibe uko Uwiteka Nyiringabo, bibe uko wowe Data ubishaka. Wiherereye kangahe? Ni kangahe ubwiye Imana yuko wowe kunanirwa kwawe kugeze ku iherezo? Ni kangahe ubwiye Uwiteka ati ngwino ntabare kuko njyewe bigeze kure? Ni kangahe ubwiye Imana? Ni kangahe utabaje Imana? Ni kangahe usize mugenzi wawe ukegera Imana ukayiririra? Nshuti yanjye, Yesu yararize abona igisubizo, abona izindi mbaraga, aragaruka ngo ariko, haleluya, yabwiye abigisha aravuga ngo njyewe ngiye kwiherera gato hirya hariya nk'isaha imwe, namwe mugumaho nimusinzire mukomeze musenge, ngo ariko agarutse. Nshuti yanjye, ngo ikigeragezo utikoreye ngo ntabwo wumva uburemere bwacyo. Bajya bavuga ngo umusonga wundi ntabwo ujya ubuza umuntu gusinzira, kandi bajya bavuga ngo iyo umuntu ashima ibibembe ngo ubireba yarira, ngo ubireba yumva bibabaje, ariko ngo abatarabiha agaciro k'uburibwe nyiri ibibembe afite. Nshuti yanjye, Yesu yagombaga gusenga nta gusinzira, kandi yagombaga kujyana n'abantu kugira ngo bamufashe gusenga, ariko ikintu kibabaje nuko atigeze abo yize, abo yajyanye nabo batigeze bumva umubabaro afite, ariko ariherera arasenga. Nshuti yanjye, nubwo murumuna wawe atakumva umubabaro ufite, nubwo mama wawe atazi umubabaro ufite awureba ariko atazi uburemere bwawo, nubwo umushumba atazi umubabaro ufite nubwo awureba, nubwo abaturanyi badazi umubabaro ufite nubwo bari kuwitegereza bakaba bawureba, ariko ndagira ngo nkubwire ngo senga, ibihererane n'Imana yawe yonyine, Imana isumba byose yo mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo urafata igisubizo cyawe, Imana irakururukiriza imbaraga zo kugukomeza. Umubiri wawe nubwo unaniwe, nubwo ucitse intege, ariko ijuru rigiye kongera kukwambika izindi mbaraga, zigiye imbaraga zo mu mutima ziri buze kunesha iz'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kibembe ufite, iyo zo ntambara urimo, zirwane wizeye ijuru, zirwane wizeye Uwiteka waremye ijuru n'isi. Injira muri Kristo neza, maze uzatsinda. Ndimo kuvuga ku ijambo rivuga ngo musenge. Nshuti zanjye, mutajya mu moshya. Turi mu gihe cya moshya, aho umuntu aryama adasenze, aho umuntu azinduka akigendera adasenze. Kera warasengaga, waryama udasenze ukumva ufite igishyika, ukumva ufite ubwoba, ariko ubu warabyihoreye, byabaye rusange. Kuko utagiterana amateraniro yo ku cyumweru, urumva yuko byabaye rusange, urumva ko uzongera gusenga icyo gihe. Benshi basubiye mu nzoga, benshi basubiye mu busambanyi, benshi basubiye mu bujura, benshi basubiye mu kwiba no kubeshyerana, benshi basubiye mu gusenyana no gusenya ingo, benshi basubiye mu koshyanya. Nshuti yanjye, ijambo ry'Imana riravuze ngo nimusenge mutajya mu moshya. Nubwo haleluya bimeze bityo, ariko musenge mutajya mu moshya, kuko ntabwo ubukristo ari ukubona ku myambaro, ntabwo ari ukubona mu isura y'inyuma. Ubukristo bujya indani mu mutima, hanyuma bukera imbuto, bugashibuka ubukristo, bugashibuka imbuto, bugashibuka imirimo myiza, bugashibuka urukundo, bugashibuka gukundana. Nta kintu na kimwe cyahindura ubukristo mu gihe buri mu mutima yawe. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi riravuga ngo, ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ndumva ari 85, Zaburi ya 85. Reka tuhasome twumva ukuntu hatubwira. 84 ku murongo wa 6 haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, kandi hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Karindwi bageze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindi cyamika imigisha, ngo bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Uwiteka, aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Haleluya. Ravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, kandi hahirwa umuntu hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni.
hahirwa bafite mu mitima. Ntabwo ari ku ishati, si ku ikote, ntabwo ari ku rukweto rusize neza, ntabwo ari muri kadasiteri, ntabwo ari mu nzu y'amakaro, ntabwo ari mu modoka, hoya, ahubwo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ntabwo ari kwicongesha, ntabwo ari ukwiproduwiza, nta nubwo ari ukwisiga, hoya, ahubwo hahirwa abantu mu mitima yabo bafitemo inzira z'igisiyoni. Mu mutima se ninde ubasha kuhakontorora uretse Uwiteka? Mu mutima ninde uhareba uretse Uwiteka? Nshuti yanjye, niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni.